Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Karorero Christophe, ndi umudiyakoni mu itorero rya Pentecote ADP Paruwasi ya Gisenyi ku mudugudu wa Gisenyi. Tugiye kwiga icyiciro kivuga ngo ni gute wabaho ubuzima bwitangira amasengesho. Nkuko nyine turi mu icuri rya Yesu ryigisha gusenga, birakwiye ko dutangira dusenga. Reka dusenge Imana. Mana yacu, mu izina rikomeye rya Yesu, turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye kuri Imana yera, turagushimiye kuri Imana ikiranuka, tugushimiye imirimo yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ko waduhaye Yesu Kristo umwana wakunda akamera kuza kudupfira mu isi. Aho ari abanyamahanga natwe tugahinduka abakristo, warakoze data. Tugiye kwiga kino cyigisho gusenga. Yesu ngwino bane natwe, Mwuka Wera ngwino bane natwe, Uwiteka nyir'ibihe ngwino bane natwe. Wowe dukurikira umuha umugisha, kuko kwakuza kubana natwe kandi tubane nawe. Uri mwiza Yesu kandi uri mwiza wagutegereje. Tajyana tuze gusozanya natwe mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko twabivuze tugiye kwiga hano, twebwe ni ishuri, ntabwo ari ukubwiriza, ni ukwigisha. Niyo twifuza ko tuba turi kumwe yafata ikaye n'ikaramu akandika. Ushobora kuba uturusha kuba warasomye ibitabo byinshi, ushobora kuba uturusha kuba warabyize kuturusha, uzatwunganira. Ariko ushobora gusanga natwe aribyo tukurusha kumenya, nusanga hari ibyo utari uzi ufate note, nusanga hari ibyo udasobanukiwe uzadusobanuze dufatanye, nusanga hari ibyo tutasobanuye neza uzatwunganire, tujye dufatanya dusunikane twese ko tuzajya mu gihugu cyo mu ijuru. Kuko impamvu y'ibyigisho byacu ni ukugira ngo umuntu w'Imana abe icyaremwe gishyashya, Yesu naza azamujyane bimane ingoma nawe mu gihugu cyo mu ijuru. Icyiciro cyacu bavuga ngo ni gute wabaho ubuzima bwitangira amasengesho. Ni gute wabaho ubuzima bwitangira amasengesho. Gusenga ni umurimo ukomeye cyane kuruta indi mirimo yose ikorerwa mu isi. Abakinnyi b'umupira baravunika, abakandi bikorera imitwaro baravunika, abakanishi, abakarateka n'abandi nawe uzi. Ariko bose nubwo bavunika gutyo, nubwo bakora imirimo ikomeye, ntawe urabira ibyuya by'amaraso nk'uko Yesu yabize, kubera nk'uko yabize ari asenga. Imirimo yindi iriho myinshi ikorwa iravuna, isaba imbaraga nyinshi, ariko nubwo bayikora kajana, nta muntu n'umwe urabira ibyuya bisa n'amaraso. Gusenga bisaba kwiyanga. Reka dusome nk'uko twari twasomye n'ubundi Luka 6:12 twasomye mu kindi twabyize mu kindi cyigisho. Ariko Luka 6:12 baravuga ngo akesha agano gatandatu amakano gato gusa, bavuga ngo akesha ijoro asenga. Kugira ngo usenge isengesho rikora ku mutima w'Imana, ugomba kubuzi umumaro w'amasengesho. Kugira ngo birakwiye ko isengesho ryawe usenga. Mu gisho bya mbere twasomye ko twize ko amasengesho agera ku Mana, twize ko amasengesho agera mu isi y'umwuka, twize ko amasengesho agomba guhinduka nk'umwotsi akazamuka akazagera ku Mana anyuze imbere ya marayika, agashyira mu rwabya rw'izahabu, akongeraho imibavu, agashyiraho n'umuriro, hanyuma umwotsi w'amasengesho ukazamuka ukuboko kwa marayika ukagera ku ntebe y'Imana. Iyo twarabyize. Ariko noneho kugira ngo ukore isengesho rifite umumaro, ukora isengesho rigera ku Mana. Amen. Alleluia. Ugomba kuzi umumaro w'amasengesho. Twize kwiga umumaro w'amasengesho, kuko twari twabonye abantu bakunda kwigisha bavuga ngo abasenga kugira ngo batabarwe, abantu basenga kugira ngo barengerwe, hari abasanga ngo bararakaye, ngo Imana ngo ntiyabashubije, ngo Imana ngo yarababeshye, ngo Imana ngo ni umugome. Twize kugira inama umuntu wari warahindutse umwanzi w'Imana, ngo Imana ngo yaramuhemukiye, ngo Imana ngo yaramubeshye, bitewe n'amasezerano atari y'ukuri baba baragiye bahabwa n'ibindi. Ariko mu by'ukuri iyo wasenze neza, isengesho rikagera ku Mana, Imana yarisubiza. Ntabwo Imana itinze amasezerano nk'uko abantu babyibwira. Amasengesho rero birakwiye kwiyategura neza, ukabuza umumaro wayo, kuko gusenga ni ukugaburira roho. Gusenga, iyo wasenze, kimwe mu mimaro y'amasengesho, ugaburira roho yawe. Ugaburira roho yawe. Roho wayigaburira ikuzura ubwiza bw'Imana
ikuzura imbaraga z'Imana. Nk'uko ubugingo butarya birangira bipfuye, niko nudasenga aneshwa n'ibimuteragana cyangwa se ibimugerageza. Uyu mubiri utawugaburiye hari iminsi wagera ukazapfa, bagushyingura neza uzize inzara. Niko na roho utayigaburiye, mwigaburira amasengesho, nayo iba ipfuye. Roho ipfuye nyine bituma umuntu avuga ibyo ashatse, byangwa gutukana agatukana, kandi waba umureba ukabona ari umuntu wo mu idini cyangwa se ukabona ari umuntu wo mu itorero utari ukwiye gutukana. Kandi umuntu ashobora kubeshya akanabeshyera undi bikanakwira igihugu, umuntu agaseba akaba yahagarikwa no mu itorero kandi arengana, yarabeshyewe n'umukirisitu. Nibikugeraho ntuzatangare, birashoboka. Cyo ari igihe cyo kumererwa gutyo. Bene uwo muntu aba yitonda umukirisitu, ariko nta mukirisitu urimo, n'abayobozi bagahubuka bakaba baguhagarika mu itorero bataragenzuye. Ariko nibikumerera gutyo, uzakomere, uzaba umunyamasengesho, we gusinzira aho gube maso. Yesu yakejeje ijoro asenga, nuvuga ngo yakejeje ijoro adasinziriye. Umunyamasengesho ari ibintu agomba kwigomwa. Amen. Umunyamasengesho ari ibintu agomba kwigomwa. Umunyamasengesho yigomwa kurya, ukareba kurya ukamara igihe utariye. Umunyamasengesho agomba kwigomwa gusinzira, kuba maso kenshi cyane, bagita veiller dans la prière, kuba maso mu masengesho. Alleluia. Birakwiye ko umara igihe kirekire usoma ijambo ry'Imana, gutindana n'Imana usoma ijambo ry'Imana. Umunyamasengesho mwiza ni uwiyanga, ni uwibuza gusinzira, ni uwiyima ibiryo, ariko byose kuri gahunda. Biba byiza cyane, biba byiza cyane ibi ngibi byose iyo bikoze kuri gahunda. Yesu ashimwe. Hari abantu bajya bareka ibyo kurya, akareka ibyo kurya ngo yiyirije, nyamara wamubwira ijambo ahagusubiza nabi. Ntunyicira amasengesho, ntunyicira amasengesho, ntunyicira amasengesho, nibere imbere y'Imana, ntunyicira amasengesho, ntunyicira amasengesho. Mu by'ukuri wenda ko ntabwo ari ugusenga, ahubwo ntabwo no kwiyiriza, ni ukwisonzesha. Ari ukwiyiriza ubusa usenga no kwisonzesha. Birakwiye ko wirirwa imbere y'Imana ucecetse. Birivuga neza ngo ibigira ibanga. Amen. Iyo usomye ibice 58 bya Yesaya, iyo bisonyera guhera ku murongo wa mbere ugakomeza ugeze no ku murongo wa 14 gutyo ugasoma ahantu hanini, harimo kwigisha uko abantu bigiriza neza. Birakwiye ko wibuza kurya, ukibuza gusinzira, ariko ukabikora muri gahunda nziza, atari kugira ngo winezeze cyangwa se wigaragaze ngo ubikore kuri gahunda, ubyamaze ku isi yose babimenye, byamaze hirya no hino babimenye. Ahubwo birakwiye kuherana n'Imana yawe. Banyamasengesho bene data, turi mu ishuri rya Yesu, dore ko Yesu atwigishe gusenga Imana neza, kandi Yesu yigisha kuri buri gakwe kose uko umuntu akwiye gusenga. Yesu yo muri Matayo 26:41, Yesu yabwiye abigishwa ngo musenge mutagwa mu moshya. Petero na bene Zebedayo bombi barasinziriye. Yesu abaye icyifuzo ati umutima wanjye ni ukunze, ariko umubiri wapi, ariko baranga barasi. Gusinzira physiquement no gusinzira spirituellement byose ubwabyo ni ibibazo. Iri mu masengesho byari bikwiye ko uba umuntu w'Imana qui veille dans la prière, uba maso mu isengesho, ukaba maso spirituellement, ukaba maso physiquement, ku buryo bw'umubiri ugatinana n'Imana ukanuye uri usenga, ku buryo bw'umwuka ugatinana n'Imana uri usenga Imana. Amen. Yesu agiye kuri wa musozi yari yatoranyije les plus puissants mu bandi, cyangwa se abaruzi ko ari abanyembaraga, abari barabonye Mose bakabona Eliya, bakabona na Yesu arabagirana, bakubona iby'Imana rivugira mu gicu, yarazi ko bateye intambwe. Ariko abaha icyifuzo gikomeye aravuga ngo umutima ni ukunze, ariko umubiri wananiwe. Ariko ntibyabujije guhita bisinzirira. Bari bakwiye kubyuka bagafata urumbi cyangwa bagafata amazi bagakara mu maso, bagapfukama, bakagendagenda, bagasenga, bakarwanya ibitotsi. Ariko byaranze, bariryamira, barisinzirira. Gusinzira kwabaviremo ingaruka,
ariko ntabwo turazigeraho, turazagenda kuzireba cyangwa tuzagera ikindi gihe. Kugira ngo rero buhe ubuzima bwitangira amasengesho, ugomba kumenya kujera igihe cyawe. Birakwiye kumenya kumanaginga cyangwa se kujera cyangwa se gucunga igihe cyawe kugira umunyamasengesho mwiza wize mu ishuri rya Yesu. Birakwiye gufata umwanya, amasaha yose ukayafata ukayagabanya neza. Birakwiye ko buri munsi, buri saha, buri munota wose uri utekereza ku gusenga, uri utekereza kubana n'Imana, uri utekereza iby'Imana, ugakora akazi kawe uri utekereza kubana n'Imana. Mu isomo mu byiciro byabanje twize uko ushobora kubana n'Imana, ukajya gucuruza wiyirije, ukajya muri biro wiyirije, ukajya mu yindi mirimo yindi wiyirije, uri imbere y'Imana. Niba rero ushaka kumanaginga igihe cyawe neza, fata amasaha 10 uyaha akazi. Ubata amasaha 8 yagenere kuryama, ugabaya amasaha 18 mu masaha 24 y'umunsi. Amasaha 6 ushaka ukuntu yagabanya umunsi, wiga ukuntu uzajya uyasengamo. Bizakorera kandi bizakubera byiza. Kuba umunyamasengesho cyangwa umunyamasengeshokazi mwiza, ni byiza gutabaza ishobora byose buri gihe. Yobu 27:10 uze kuhasoma. Amen. Ugomba kubaho ubuzima bwitangira amasengesho. Ugomba kugira ngo umunyamasengesho uri ubuzima bwiza bwitangira amanyamasengesho. Birakwiye ko wirundumira mu gusenga, birakwiye ko ubana n'Imana. Amen. Umuririmbyi aririmba neza ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Birakwiye ko bishimira izina rye ryiza, gusa bakamenya ko ari intambara. Umuririmbyi 110 aravuga ngo nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara, ko mwarobanuwe n'umwami, mwese mwiyereke ngo umugabo araje mumukurikire. Impanda bazivugije ngo nimuze mwiyereke, atavuga umugabo uzigabye ni Yesu Kristo yaneje wa mwanzi we kubw'umusaraba, ndetse n'intwaro ze yarazimwambuye. Twashobora kuneshwa gute se Yesu aturwanirira? Bu munyamasengesho, uri ubuzima bw'amasengesho kandi witangira amasengesho. Amen. Hanyuma kugira ngo ube umunyamasengesho unone witangira amasengesho, ntibiterwa n'umwanya umarana n'Imana, ahubwo uko uyihora imbere. Ushobora gufata umwanya munini umunsi umwe ukabana n'Imana, ariko indi minsi isigaye ukibera mu buzima bwo hanze. Ibyo ntabwo byatuma uba umuntu witangira ubuzima bw'amasengesho ko ukomeye mu by'Imana, ahubwo ukora imbere ya fréquentation, ukora imbere yayo, ukuza imbere yayo buri kanya, ukuza imbere yayo. Ukigana Dawidi, Zaburi 19:64 inshuro Dawidi yajyaga aba imbere y'Imana. Iyo usomye Daniel 6 guhera ku murongo w'10 haza havuga ko Dawidi yaje, Daniel yumvise ko umwami yamaze gusinya, agatajya imbere y'Imana, akomeza kuyasenga 3 ko yari asanzwe asenga 3 ku munsi. Haleluya. Birakwiye ko umunyamasengesho ukora fréquentation, ubana n'Imana igihe kirekire, uza usenga, wongera mu kandi kanya ubwira Imana. Ariho bene data bo muri nditorero basenga 5 ku munsi, ni byiza ko basenga 5, ariko mukristo akwiye kubarusha. Wakwiye gusenga 20 ku munsi, 30 ku munsi, nabo baragerageza rwose, ariko none birakwiye ko urenza 5 ukarenza 10. Haleluya. Baragerageza rwose ko bene data ni benshi batakagezaho, ariko birakwiye ko tubana n'Imana. Amen. Igihe kirekire ugatindana n'Imana, Imana ikabana nawe, Imana igakorana nawe, Imana ikakubera Imana ishobora byose, ukaba igikoresho cy'Imana, ukaba umunyamasengesho mwiza usenga Imana. Niba rero umwami na guverineri baratindaganaga n'Imana kandi ari abanyacyubahiro cyinshi kuriya, amen, barasengaga bagaca bugufi imbere y'Imana, jewe nawe tunagira akanya kuko tudashaka Imana, dushaka ubwiza bwayo no kuyubahisha, kuyisenga no kuyishakisha umutima wose n'ubwenge, atari ugusenga gusa ngo nuko dufite ibibazo cyangwa ibyifuzo. Amen. Ndagira nkwinginge mwene data dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu ngo ubeho ubuzima bwitangira amasengesho, ubeho ubuzima bw'Imana kubw'amasengesho, ubeho ubuzima
bwemera guteswa. Pawulo yavuze ngo nawutesa umubiri wangu, ngo mbabaza umubiri wanjye. Wabaza umubiri wawe kubera gusenga, uryame ahatari heza kubera kubana n'Imana. Yakobo yaryamye mu mpinga y'umusozi mu mucanga yisigura ibuye, ariko asenga Imana. Imana iramanuka, ubwiza bw'Imana buramanuka, urwego ukajya ubona rumanuka, amarayika abandi baterera bamanuka banaterera. Haleluya. Njya nkwinginge mwene data ngo jyewe nawe dusabe Yesu atwigishe gusenga, atwigishe ko abanyamasengesho bitangira amasengesho, babana n'Imana kandi babana nayo igihe kirekire. Oh haleluya. Imana ibaho umugisha. Turabashimiye ko mwabanye natwe muri kino cyiciro cy'ubuzima bwitangira, kuba ubuzima bwitangira amasengesho. Imana igushoboze kandi Imana igukomeze. Fata umunsi ugabanyemo ibice, fata amasaha meza ajyubana n'Imana, kunde gusoma ijambo ry'Imana, kandi ufata agakaye ibyo usomye ibyo byandika, ufata agakaye nugira amayerekwa. Twavuganye ko umunyamasengesho umaze kujya mu kindi cyiciro asenga afite ikaye, kuko yatangiye gusenga agira amayerekwa, abandi bajya bumva ijwi, abandi bajya babona iby'Imana babwiye, hanyuma bakagenda babyandika. Imana ikabatuma ku bandi bantu, yamara kugutumayo ukajya ubyandika ukiri mu mwuka, wamara kuza kuva mu mwuka ukabishyira neza ku murongo neza, maze ugahita utangira kubwira bene byo iby'Imana yagiye gutumaho. Niyo mpamvu umunyamasengesho bitangiye gusenga Imana ahora na connection n'ijuru. Oh haleluya. Ahora na connection n'ijuru, ahora n'umubano mwiza n'ijuru, ahora afite va evye y'amasengesho azamuka n'ibisubizo bimanuka, amasengesho azamuka n'ibisubizo bimanuka. Njya nibuka rimwe ubwo nari ndi ku musozi wa Kinyamakara nihereranye n'Imana, ndiho nsenga ndi jyenyine, nza kwitsamura nabijwi rirambwiye ngo akire. Ndareba mu ishyamba nta wundi muntu wari uhari, ndareba hano hari ku manywa hose harabonaga nta wundi muntu uhari. Ndavanga ubu ngubu ni wavuye mu ijuru ubimbwiye. Njya nibuka ikindi gihe ndi ku wundi musozi hashize iminsi, ndiho nsenga Imana, ninginga Imana ndi jyenyine mu mpinga y'umusozi, ningingije ngo ariko se Mana, ko abatwanje bagiye basenga amarayika agaburira akaza akabana nabo, wambabariye koko ukanywereza ikimenyetso kivuye mu ijuru. Ntago marayika Gaburiyeli yaje, ariko nagiye kubona amana gacu karamanutse, karamanuka, kanaza kibumbame ikibumbe, karaza kanatangira kajya gaceza aho ngaho narindi imbere yanjye, gaceza kakagasandara, kakongera kakirunda, ongera gasandara, kakazamuka, kakimanura. Abantu babonye amazi y'i Dubai ukuntu ajya azamuka, aririmba za ndirimbo za Michael Jackson, kakigira nka zinkari amazi, kakazamuka, kakamanuka, kagasandara, kakongera kakibumba, kaza kwibumba kabumbi kwa kundi kaje gahita kigerera. Shima Imana, avuga ni Mana urakoze, uri kumwe nanjye, ubana nanjye. Undi munsi umwe nari ndi Kinyamakara, imvura iragwa, iguye harakonja cyane, hakonza kwiryamira mu mungoti ndasinzira. Ariko aho nkangukiye n'ijwi rirambwiye ngo byuka tujye gutembera turebe imihana. Iryo jizako umuntu urimbwiye ndamushaka ndamubura, ndahaguruka ndebye hakurya. Abazi Kinyamakara barabizi, mbona hakurya ukuntu imisozi ari myiza n'imirima itoshye, mbona ndanezerewe cyane. Umuntu yafite ibihe byiza byo gusenga, ijwi rizamuka indi rimanuka, Imana ikubwira nawe yisubiza, mufitanye ibihe byiza cyane. Imana ibaho umugisha. Rero ndakwinginze ngo bo munyamasengesho, saba Yesu akwigisha. Niyo munyamasengesho, ntabwo ndi umwigisha w'abanyamasengesho, Yesu ni umwigisha mwiza. Njye ntabwo ndi umunyamasengesho ukomeye, nta nubwo rwose mbizi cyane, ariko Yesu ni umwigisha kandi ntasuzugura, umusabye wese aramukunda. Ubwo rero Imana iguhe umugisha. Nubona ari ngombwa uzatwandikira commentaire cyangwa twandikire mu bundi buryo, ushaka undi buryo twaduha ibibazo tuzagusubiza, ariko tukeneye n'inyunganizi zawe. Imana iguhe umugisha. Amen.